account ya banki n'indi banki yiwe bya bintu cyo kintu kiza cyubaka ubugome kubaho mudasenyera ku mugozi umwe kubaho ubutunzi bw'umugore butagaragara ntage mugira amahoro akuja kuboneka rero nige yego birashaka ko mwohunze ubutunzi amahoro ntaboneke ariko rero ikindi kintu kandi yamaze kuboneka ijambo ryitwa mbabarira ndagukunda haboneka ikintu cyo gushima asante ikintu cyerekana kunyurwa mbese asante kunyurwa n'umugore washatse uko ari kose uko asa kose ubwo kore bwose ukanyurwa cyakabiri kandi ukanyurwa n'amafuti ye ukanyurwa n'ubutungane bwe kuko buryo umuntu ni mugari umuntu ni muremure umuntu araruta inyamaswa zose bunini umuntu araruta isi bunini kuko bitekereze umuntu ni munini kandi buryo umuntu Imana imaze kureba umuntu yari umuntu umwe yamuze ngo ndakuremye uzatwara ibintu byose uzobitegeke rero baba ngo uzoteka ibintu byose hagati mwana muntu y'umugore w'umugabo habijambo yitwa gutwara gutegeka ariko rero iyo umugore avuze ngo ndategeka mu nzu mugabo ngo ndategeka mu nzu ntagira uruhare ruwundi kandi mutegekane ndetse za mwana akavuga ngo ndategeka icagira amahoro abura ariko amahoro azanywa niki yamuryamye ko twavuze kuko aboneka ijambo ngo ndagukunda ijambo rya kabiri mbabarira ijambo rya gatatu hakabicitwa kwizerana muri Grand Rapids muri state ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubaye ikaze kandi turababwiye tuti murebe ikiganiro cyiza cyane turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane umubyeyi wacu umubyeyi mukuru mu nama ari we atubwira kugira ngo tuganire mu biganiro dufite so turizera kandi ko birabasha kubashimisha reka wenda tutabanje kuba twaganira menshi reka tumubahereze ahubwo nawe atwibwire ese Pastor wagerageza ukibwira abantu badukurikiye Pastor kugira ngo babashe kukumenya n'abandi bashyashya bazaba kureba bazamenye ngo ni Pastor ninde yego ageze neza mwene data badutumiye mu kino kiganiro Isange TV wazina yitwa Joel Rutiganda tuyi hano Michigan umuhana mbese wa Grand Rapids tuyi hano muri Michigan mu mujyi wa Grand Rapids ariko gerageza utwibwire neza uri umupapa se ufite abana ufite umubyeyi urugo mbese kugira ngo umuntu abashe kukumenya neza mu buryo bwimbitse yego abaje neza ndi umupapa mfite umudamu dufite n'abana mbese mfite abantu 8 mwabyumviye rero Pastor ni umubyeyi mukuru kabisa ufite umuryango mugari cyane kandi ushimishije cyane kuko afite abana 8 muri kino gihugu n'umuryango mwiza cyane kandi ushimishije mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane Pastor hari ikintu twifuje kugira ngo uzabashe kutuganiza nk'umuntu usobanukiwe n'iby'Imana kandi ukabusanzwe ufite na experience mu bintu bijyananye n'ingo no kuvuga ngo akaganiro tugiye kuganira na akaganiro kirekeranye n'ibintu bijyananye n'ingo kugira ngo ubashe kudusobanurira kuri icyo kintu ese kugira ngo umuntu abashe kugira urugo rwiza byagenda gute ikibazo cya mbere nifuza kugira ngo waze ni iki kiragira gitya giti ingo za kera turavuga duhereye kuri mwebwe kuzamura hejuru n'ingo z'iki gihe uduhereze itandukaniro ririmo hagati y'izo ngo ebyiri za kera ndetse n'izingo zo muri iki kinyejana cyacu mbese ureba bitandukaniye hehe itandukaniro ni irihe muri izo ngo zombi ugize neza kuba tuganiro turi buganire nikijanye n'ingo urugo rwiza rugomba kuba rumeze gute cyangwa se urugo rwiza isho yarwo ni yihe ubundi uko bagiti tubwitandukaniro rw'urugo rwa kera umuryango wa kera konta ruteye guhera kuri mwebwe cyangwa se abanjirije ubundi kandi n'abari ubu ngubu mwese bitandukanye cyangwa bimeze gute reka mpere ku ngo za kera ntabwo twagiye tubona cyangwa twagiye twumva amateka yazo hari ingo zabanje mbere nantu batarakizwa bataramenya Imana ningo abubakaga izo ngo za kera ngo urugo rwiza rwagomba kuba urugo rw'imfura n'imfurakazi bandunyangamugayo babaga bataramenya Imana ariko narundi urugo rukagirwa n'ibanga urugo rukagirwa n'umuco mwiza umuco kwitonda umuco wa gifura umuco w'amateka meza nimba hari ikintu mutumvikaniyeho kikarangira mu nzu mukaganira kuko twasanze abakuru baza bavuga ngo
zazirarisha bwaca zikubakwa izo ni ngo bavugaga kurarisha baca zikubakwa mbese niko bararaga batongana bagira ico bapfa bakera ako bwaca mu gitondo umuturanyi ntabimenye ubundi bahana ntabimenye umudamu yavuka ntabimenye kwa se buko cyangwa se kwa se umugabo ntabimenye baza kubimenye byabaye ibintu by'amazimwe ibintu by'imanza batumira umuryango bakawuganirira bakabwira mbese imibereho nimba ari umugore witwariye umugabo cyangwa se umugabo witwariye umugore bakavuga ikibazo bapfaga mbese kaba ikibazo wacu yakitabona ikibazo cyo mu kirambi kagana mu kirambi kangira mu kirambi urugo rwo kunda rukubakwa abandi bakabahanura kuko burya hari abagabo baza bakiza bakubakaniza abandi burya umugabo si urugo rumwe bahoze kuva kera abagabo b'imfura kagenda kabigisha kabereka burya ingo zose ni zimwe utandukanye gusa ko watandukanye ibanga cyangwa se kwihanganirana nicyo abakera basumzaga ubu ngubu ikintu cyitwa kwihangana yego antuka mwabyumviye rero inshuti bavandimwe ni ukuvuga ngo itandukaniro ry'ingo za kera n'ingo z'iki gihe ni ukuvuga ngo icyo abakera nk'uko njye mbyumvishe wenda akantu nkuyemo cyane k'ibanze ni ukuvuga ngo abakera babashaga kwihanganirana kandi ni ukuvuga ngo ikibazo cyabagaho ariko ntikirenge mu nzu ahubwo kugira ngo kibe cyarenga mu nzu akaba ari bya bintu bimwe bidasanzwe. Urakoze cyane pastor kuba udusobanurire kuri kino kintu kijyananye n'itandukaniro ry'ingo za kera n'ingo z'iki gihe. Dufite kandi kabazo, ese pastor kuki umuntu ashobora kuba yatunga ariko ntatunganirwe? Ni ukuvuga ngo nshobora kuba mfite ibintu, mfite amamodoka, mfite abana, mfite amafaranga, ibintu byose ndabifite, ariko mu rugo rwanjye amahoro akanga kabura. Ni ukubera iki abantu batabasha gutunganirwa kandi bafite ibintu batunze ari abatunzi bameze neza? Uvuze neza cyane, baje neza. Tukera ku rugo rwa kera cyangwa se ingo yacu twagiye tubona urugo rw'abantu bazi Imana rw'abakristo rutandukanye kandi n'urugo rwa kera, kuko rwa kera bazanga bikanirana bagatandukana, umugore akahukana, baratagira ururimi rw'ikinyamahanga bita divorce, cyo gaba usanga nakarasenye, umugore agashaka ahandi, umugabo agashaka ahandi, cyangwa se umugore ntashaka umugabo agashaka, byarimba akamuharika akatunga abagore bangahe kubera nyine mpamvu kutumvikana, bati nakamuharitse kubera ko atabyaye cyangwa amuharitse kuko batumvikanya tubaha adatunganye mu rugo. Ariko rero nkuko warubashije kubera iki usanga abantu bafite amamodoka nkino za Amerika, dufite amamodoka tukagira amafaranga meza ku account tukagira, ariko ugasanga none imiryango itameze neza, nta mahoro ari mu muryango. Ijambo rya mbere, amahoro ntabazanywe n'ubutunzi. Ubutunzi bwozana amahoro. Amahoro ni ikintu kibaho hoba mu nzara, hoba mu byago, hoba mu byiza, hoba mu bibi, hoba mu butuza, mu bukene, hoba mu ntamara gihe cy'amahoro. Amahoro yo mu rugo agira umwihariko warwo. Amahoro mu rugo maze gukundana, umugore umugabo agakundana babaye umuntu umwe. Yamaze ko umuntu umwe, ijambo rya mbere ikizana amahoro mu rugo barizerana. Ijambo rya kabiri ikizana amahoro mu rugo nuko umuntu amenya agaciro kundi, amenya agaciro kundi, umugore akamenya agaciro k'umugabo, umugabo akamenya agaciro k'umugore. Icyo ngiyo kandi bamara kwizerana no kumenya agaciro kundi muntu, hakaba ijambo ribaho rivuga ngo ndagukunda. Ijambo rya kabiri hakaba ijambo rivuga ngo mbese mu buzima bwiwe avuga ngo mbabarira. Iryo jambo mbabarira ni ijambo ryerekana kwicisha bugufi k'umugore k'umugabo. Ndagukunda, mbabarira. Ibyo bintu rero bitaraho mu rugo ntagira amahoro yaboneka mu rugo, kuko mbabarira umuntu ayemeje icyaha cye, mutemeza amakosa ye. Igituma mu rugo ruza kunanirana ntihaboneka amahoro ni igihe umuntu atemera ikosa. Umugabo ntiyemera ikosa, umugore ntiyemera ikosa, ariko uyu muntu aza korusha indi muntu kugira ngo bimere neza, amahoro aboneke, nuko umugabo yemera ikosa akoshe, umugore akwemera ikosa, ati nuko sabisa kino inji wacumuye byihanganire, mbabarira. Iyi mbabazi maze gushika rero akandi cyangwa ndagukunda, nico gusanga musabana mu nzu, ugasanga kabisa nta kibazo mufite, amahoro kaba yose. Rero amahoro tava ku butunzi. Kenshi kibuza ndetse amahoro kandi niyo habonetse bwa butunzi mukabugiramwo kutumvikana, ugasanga umwe agafite ugenda afite ubwiwe, no hateye impango ivuga ngo umuntu afite account y'undi, account ya banki y'undi, banki yiwe. Bya bintu icyo kintu kiza cyubaka ubugome, kubaho mudasenyera ku mugozi umwe,
kubaho ubutunzi bw'umugore butagaragara ntagiye mugira amahoro. Akuja kuboneka rero nige yego birashaka ko muhunze ubutunzi amahoro ntaboneke. Ariko rero ikindi kintu kandi iyo maze kuboneka ijambo ryitwa mbabarira ndagukunda haboneka ikintu cyo gushima. Asante ikintu cyerekana kunyurwa. Mbese asante kunyurwa n'umugore washatse uko ari kose uko asa kose ubwo korwo bwose ukanyurwa. Cyakabiri kandi ukanyurwa n'amafuti ye. Ukanyurwa n'ubutungane bwe. Kuko buryo umuntu ni mugari, umuntu ni muremure. Umuntu araruta inyamaswa zose bunini. Umuntu araruta isi bunini. Kuko bitekereze umuntu ni munini. Kandi buryo umuntu Imana imaze kureba umuntu yari umuntu umwe yamuze ngo ndakuremye uzatwara ibintu byose uzobitegeke. Rero baba ngo uzoteka ibintu byose hagati mwana muntu ya mugore w'umugabo habijambo yitwa gutwara gutegeka. Ariko rero iyo umugore avuze ngo ndategeka mu nzu mugabo ngo ndategeka mu nzu ntagira uruhare ruwundi kandi mutegekane. Ndetse za mwana akavuga ngo ndategeka icyagira amahoro abura. Ariko amahoro azanywa niki yamuryamye ko twavuze kuko aboneka ijambo ngo ndagukunda. Ijambo rya kabiri mbabarira. Ijambo rya gatatu hakabicitwa kwizerana. Icyo ngiyo kandi akabikenshi kandi birahute guharabukisha bugufi imbere y'undi muntu ngo nawe muntu nuwa gaciro. Saba murakoze. Pastor urakoze cyane rero kubwa kino gisubizo duhaye ni igisubizo cyiza cyane pe. Mu byukuri harimo amagambo atatu, hari mbabarira, kwizerana no twavuze ko ari ijambo mbabarira ndagukunda no kwizerana no kunyurwa. Mu byukuri murumva ko aya ni amagambo amwe y'ingenzi. Burya umukunzi wawe aramutse yagize ikibazo cyangwa se umugore wawe cyangwa se umugabo wawe aramutse agukoreye icyaha noneho mugiye gukoreye icyaha yagusaba imbabazi, burya byose bihita birangira. Kabone nubwo aba yagukoreye n'ibintu birenze urugero bihita birangira iyo umuhaye imbabazi. Mwabyumviye rero ijambo ryiza nk'iri ngiri Pastor abashe kutubwira ni ijambo ryiza cyane kandi ribasha kubaka imitima ya benshi, ribasha kubaka ingo za benshi. Mu byukuri ni ijambo ryiza cyane Pastor urakoze cyane. Hari kandi kabazo dufite. Ese Pastor cyane cyane kubijyananye n'ingo z'ikigihe ku bantu bari hasi y'imyaka wenda nk'ine cyangwa se 3 hano muri Amerika, urasanga kugira ngo runo rubyiruko mbese rubane neza ugasanga ari ikintu kigoye cyane. Ese ubwo wenda ni nkiye mpamvu kiyabibitera muri no rubyiruko ruri gushakana bari hasi y'imyaka nk'ine cyangwa se 5 abo bantu kugira ngo bazagire urugo ruhamye ubasange bafite urugo ruhamye ni ikintu kigoye. Ni iyihe mpamvu ki wenda ibyo bintu byaba bishobora kuba biba wenda nkawe umuntu mukuru watugiriye inama? Ikintu cya mbere ingo z'ubu ngubu je niba ko ari ikintu abantu bakunda kuvuga cyitwa uburinganire. Ugasanga umugabo avuga ngo ndategeka ndatwara ko niyo ny'irugo amafaranga nijo vuga ko icyo nshaka icyo nyakoresha sinkora cyangwa ndakora. Ibyo umugore akora byose bikitwa iby'umugabo. Amafaranga aboneka yose umugabo akakisha imanza ziwe yumva ntabone ko umugore ari ikintu umuntu mugira inama. Rero ryajambo ryitwa uburinganire rikabijambo kandi umugore arwana nabo ati nanje ndayobora ndavuga uko mvuga ariko wumva uko nshaka ariko biba. Ariko kandi abantu bungu bafata uburinganire batabuzi. Uburinganire bibiri tubwira si uburinganire bwo kuvuga ngo umugore ngo abe umugabo mu rugo. Kuko burya hari ikintu baza bavuga tutemera nacyo. Imana ijya kureba mu nda y'abantu usumbane. Urebye ngo twebwe Efeso biza bivuga ngo kuko itorero ry'ubaha Kristo ngo niko umugore yubaha umugabo we akamwumvira. Kuko umugabo kuko Kristo akunda itorero ngo niko umugabo akunda urugo rw'umugore we kandi akamusheshenga mbese akamukuyakuya akamugira neza. Rero mu gihe umugabo abagabo ngubu ntibazi gukunda abagore. Bakunda abagore ikintu cyitwa iwacu muri rwacu ngo nagashesho kindi baziza ngo nagakungu mbese agasanga ko umuntu gusumuharaye. Ariko iyo uharaye ikintu ngira ngo gahararuka. Iyo uharaye ikintu ugiharara kubera bwa bwiza ukibona uyu munsi. Umuntu umugore ni umubiri ucuya. Uracuya ni ibyatsi bikura bikagajuka bigasha. Rero iyo umbonye gifite bya byatsi byiza byasama bimeze neza ukamana n'umuntu umeze neza nawe ukumva ari uyu. Ariko bwaca kugira agenda bizaragenda hinduka kugira agenda mubana agenda zana izindi gisutarumenye utaruzi zitabaye cy'ubusheri. Rero cyagihe niyo cyagihe abungu batazi kwihangana. Ariko bakira twe twarihanganaga ukamenya ko byose biba ukamenya ko ari umuntu navuga ngo umuntu wavuga umugore nawe
azi kuko umugabo nawe ari umuntu agomba kubaha umugabo nawe akamukunda mbese ni zose bakaje inama. Ariko rero abo ngubu ntibaje inama ni bakeya kandi kandi abo ngubu ntibasenga. Burya urugo ni ukurusengera. Bibiliya tubwira ngo mu gitabo cy'imigani ngo ise uguhereza umunani yo guhereza ubutunzi ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana. C'est-à-dire umugabo mwiza umuhabwa n'Imana, umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Umugabo muhabwa n'Imana wasenze. Iyo habaye ikibazo cy'Imana ko wampaye umuntu mugeni n'akabake bigenze gute. Ariko rero impamvu bitera kandi dusanga ku muhanda tugakura ku muhanda wakibasoza ku muhanda. Ntushika mu rugo mugenda uje kurambagiza mukunda n'umugore abe babimenye mushike mu rugo mugere mariage bakoze Imana basabira umugisha. Nabize kandi bifite ikindi shema bitanga kuko burya iyo mugeze igihe muziranye mugenda menya ingeso zimwe na zimwe wabona ati imyaka ibitetse no mwaka tugize namutaho ingeso zinizi indwara iyi niyi ukabyihorera kandi ikintu warahiye imbere y'abakozi b'Imana n'imbere y'abantu b'Imana mu itenero ry'abera ukaba ngo uzamwihangana kugeza kugupfa. Iyo ndahiro rero ntawuzenga ku ndahiro ntazenda umuhinduka ku kindi yohinduka ku ndahiro. Rero uyanditse ku ndahiro yayi ndyarya abo ngo rero kenshi boneka ni kuburyarya aboneka avuga ngo akunda umugore atamukunda afite impamvu nakamuca murahuri umugabo ndagukunda atamukunda afite ikindi amuca mbese amaso ayihanga ibindi. Ubundi kandi abo ngubu reka tuye igihe cy'imperuka koko iyo baye igihe cy'imperuka cy'iherezo hagenda haza imyumvita myiza Satani agenda atera imyambi myinshi ashaka abahinguranya ashaka kuko hari abademoni bashinzwe gusenya ingo gusa kandi bakakwereka kuko ugize divorce wazana undi ntacyaga ntakosa rihari. Ibyo kera niki ni ya myuka muri Satani antikristo ivuga ngo hazoza imyisho z'ubuyobe n'imyuka y'ubuyobe. Niyo mpamvu rero bitera ubu ngubu rero ni igihe kibazo igihe cy'ubuyobe. Niyo mpamvu takwihangana nta rukundo nta kureberana nawe ni umuntu yocumura nk'umuntu. Rero niyo mpamvu tuba ngubu batubaka cyane. Niyo mpamvu amuzana asa nk'umukunzi nyamara atamukunze afite ibindi amushaka gusa byabura cyangwa yaramukeneye mu marongo akabona ko botana kubona ko batobana iyo baho neza. Niyo mpamvu ku bundi kandi twego batera turihangana ko mu bibazo mukihangana ukamurwaza kugeza umuhamzi nawe akakurwaza kugeza guhamza akagushingura mbese mu buryo twovuga. Sawa niyo mpamvu bitera kabyara mukabana tabyara mukabana. Nukuri uvuza akantu keza cyane ati wasaza akagushyingura yasaza ukamushyingura cyane ko burya aba ariyo masezerano muha mwaragiranye kugira ngo hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo iryo sezerano ndakeka aba ari ryo ryibanze kameme abantu bagirana. Ariko usanga muri iki gihe umuntu ashaka umugore cyangwa se ugashaka umugabo cyane cyane kuri bano bantu bakiri batoya ugasanga arasa nkaho ari kuviza akantu nkuko bivuze ati kino kintu ninkigeraho nzahita mureka noneho no gutandukana ukumva ari ibintu we aba ari kumva byoroshye cyane muri we kandi mu by'ukuri ntago aba ari byiza. Mwabyumviye rero nshuti bavandimwe nkuko pastor bivuze ugomba gushaka umugore cyangwa se ugashaka umugabo uvuga uti ufashe umwanzuro uyu muntu ukeneye kugira ngo mubane byanga byakunda niwe uzakubera iherezo ry'ubuzima bwawe kandi nawe niwe uzamubera ubuzima bw'ubuzima bwe. Ubwo urumva rero dukwiriye kwihangana dukwiriye guca bugufi imbere yabo twashakanye nabo kandi nabo bagaca bugufi imbere yabo bashakanye nabo kugira ngo wenda twuzuze inshingano twihaye cyangwa se tugere ikirenge mu cyabadata cyangwa se basogokuru icyo basize batubwiye. Pastor dufite kandi kabazo ahangaha hari umuntu w'umuvugabutumwa we yaravuze ati ngewe mu by'ukuri aho kugira ngo nkore divorce ntandukane n'umuntu nashakanye nawe nakwemera ngapfa. Ese mu by'ukuri dushize no mu bintu by'Imana birakwiriye ko umuntu wenda kugira ngo atandukane n'umugore we cyangwa atandukane n'umugabo we yakwemera gapfa cyangwa se ahubwo wenda yapfa yakwemera gatandukana nawe aho kwirirwa apfa? Watubwira kuri ako kantu niwo umuntu yaravuze ukuri. Sawugize neza tutaragera aho ngaho hari ikintu kidashaka kuba nkurujije kwa ntungu mpamvu zishaka kuba uryo nuko umuhungu cyangwa se umukobwa umusore cyangwa se tuvuga umugabo wubatse ataratahura kuko nimba yakiri wenyine ari umusinga n'umusilibateri ari ingaraguri mu rugo bataraba babiri imitekereze yiwe imikorere yiwe yari umuntu umwe ariko maze kuba babiri tubukiri wangu urigenga umugabo agengwa n'umugore umugore akagengwa n'umugabo utaramenya kuko umugabo akugenga ugendere munsi imitekereze y'umugabo umugabo agende munsi imitekereze y'umugore
amenye kino kintu nikora nakarangaye ngo atinye umugayo umugore kino kintu nigikora ndahungabanya umugabo kino kintu nigikora ndahungabanya umugore ico kintu rero taratara kuko no mwabaye babiri warumwe cyangwa mwabaye babiri bagizwe abantu umuntu mugizwe n'abantu babiri umuntu nimba buryo umuntu ni mugari buryo umuntu afite umwuka akagira umubiri tuvuge akagira n'ubugingo ibyo ndukwa bitatu rero byo gutekereza hamwe nivyo bigize umuntu urugo narwo rero rugizwe n'umugabo n'umugore ya mitekereze yabo niyo yitwa ngo n'urugo rwiza akarusho kandi bahogira abana akaba batatu rero kwa rubajije uwo mugabo avuze ati aho kuvuga ngo nsenye urugo ahabwo nyopfa kugeza mpfuye yego biratuye ngo timugatandukane kugeza mwapfuye mu Rwanda rw'Abaroma biratuyira ngo igice cya kandwi ndibwira ngo se ntimuzi kuko umugore ngo aboshwe n'amategeko y'umugabo ko ngabagihari ngo se ntimuzi ko umugabo wahaye n'amategeko y'urwa ku mugore gihari imwe muri bapfuye agashingurwa babohoye uwundi rero umugabo uvuze neza aho kuvuga ngo nsenye nimara gusenya nsebe mbice kwisezerano na burgisezerano ikintu kigize nta kindi kintu cyambere ku isi kisezerano isezerano niyo ngo twarasezerano twarumvikanye mbona abino banyine kino gihugu usanga ngo bumvikanye amezi bumvikanye imyaka bumvikanye kutabyara bumvikanye kubyara bakeya cyangwa bumvikanye igihe kiniki ariko twebwe niteka ndiyo rero iteka ngo mutandukana mwapfuye uwavuze ati kugeza mpfuye niko bitubwira kugeza mpfuye yavuze neza cyane tabwo nyopfa huwa ngo nsenye niko vuga ngo basi niba n'umugore nagiye cyangwa umugabo akagenda kanta nuko kuruko ngira no kuruko ngira mbanyagerageje ntako ntabanyagize baravuze ngo buri umubizi mu kwiyo ntako tabayagize no niba ze nangira nkana sinzamura ikifi mu kwa mugenzi wanje ngo bari kenyerengeje ikifi duhaduhinga ariko no mu kwanje ntako ntabanyagize ntabwo nyigirira nabi rero no gutawura kuko buryo kwa kundi umugore mugabo yatandukanye abasanga mupfushe kandi ahagaze buryo umugore mugabo yatandukanye iyo batari kumasa mupfushe ahagaze kandi kwa kundi itorero rya mbere ni mu rugo itorero rya mbere ni mu rugo tana turebera ubukristo kandi turebe ubutungane kandi turebera umugeni kandi turebera umuco habe no kuvuga ngo habwe inshingano zo kuvuga ngo yoreye abandi mu itorero kandi ndetse no kumuyobozi w'umuhana cyo umuyobozi w'umuhana tumvikanye mu rugo wewe no kuyobora urugo rwawe uzuyobora abandi population y'abantu imirongo magana uwo muntu uyoboye urugo rwawe uzoja kumushumba abandi umungera abandi byo ntibikunda rero mugabo uvuze neza ntabwo yopfa nando akunda basa n'upfuye kwako ni mwitekerereze mu migendere mu bugingo abasanga hafite mu akabazo kitwara kintu aha pastor rero atubwiye ijambo ryiza mu by'ukuri kandi rishimangiye uriya muntu wundi wavuze ati njyaho gukora divorce napfa kandi mu by'ukuri nkuko abidusobanuriye burya uri umuntu muba mwarashakanye mufitanye amasezerano muba mufitanye rize niko bavuga mu cyongereza n'abatari igifaransa ni rize noneho mu gihe mufitanye amasezerano aho kugira ngo rero mutandukane ahubwo wapfa kugira ngo we none hagire ute we asigareho ariko we kwiciki isezerano kandi burya nukabone nubwo ubupfuye mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umutima ubukiri kuri rya sezerano rya muntu uba waragize ute uramwemereye sibyo pastor ya birashika tuvuze gupfa nabuze ijambo risa nk'irireze yuvuze ngo kera gupfa n'ikindi kintu gusa nkaho hari nk'indahiro ivuze ngo umbirenze habwo nyopfa mbirenze ahubwo napfa uyu mugore turasezeranye mwambitse n'upeta rw'urukundo izo ntandukanyije nawe ni urupfu urumva mwambitse n'upeta rw'urukundo ikizo ntandukanye nawe ni urupfu urumva keraga n'uvuga batanya uwo muvuga utuma yaravuze habwo nyopfa niho bati ngimashize iki ibikorwa mu ngiro nyavuze naravuze ngo aho ko ntandukanye n'umugore yapfusha mu yapfuye ni nkabyo bitera imakoresheje ako tuvuga ngo hagumye pundi kandi niba nyine haje umugisi wa nabi kiwo bangwereka mpunge bica umugore buryo umugabo arahaguruka agakinga amaboko barutema amaboko y'umugabo kana kwica umugore buryo umugabo ni urugi rw'urugo buryo umugabo ni protection y'urugo rwiwe baza kugera ku rugo babanjije umugabo baza kugera kubusho ku ntamuragiye banje kwica umwungeri nkibira kuko ingaho ishatse kuvuga hari tahabwo nyopfa buryo umugabo kandi buryo umugabo ni nkawe mbese n'ugize urugo n'ubatse urugo rero umugore akada ko twungana akaza gufatikanya ariko kandi muri ubwo buryo rero nicyo tumugabo agomba guhaguruka akubaka urugo rwiwe mu bikorwa mu mvugo ariyo ngiro dufite akandi kabazo ese pastor hari ahantu ngiye gusa nk'ugaruka inyuma nkatwe dutuye hano muri leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se mu bantu batuye mu bihugu byateye imbere mbese muri rusange cyangwa se no mu bindi bihugu haba no muri Afrika haba ni Buraya no muri Aziya umugore n'umugabo
kino kintu cyo gutandukanya za account nkagira account yanjye umufasha wanjye nawe ukagira indi account yawe nukuvuga ngo twajya kwishyura inzu tizana ya naya cyangwa se tiweho uzajya wishyura ibinebi nanjye nzajya nkora ibinebi ese kiriya kintu cyo ntago cyaba kiri mu mbogamizi zo gutuma ingo zitabasha gukomera cyangwa se zikabura umunezero wo mu rugo ubaje neza bo ndanise rero nantu avuga ngo mwaramutse mutumvikana niyo mwogera account imwe ndi mwokumvikana mwaramutse mwumvikana niyo mwogera za account ziri mwokumvikana umve mukoresheje kuko kumvikana guhuza kwanyu ntibihuza kuko mwagize account imwe kandi gutandukana kwanyu siko mwagize account zibiri ariko rero kandi Yesu umugore n'umugabo bayogera za account zibiri batangiriye kuki impamvu ari yihe intego ari yihe ari kugira sengwe niho bazakira batunge bagire ekonomi imeze gutya impamvu tubagira account zibiri birashika ko byenda kintu ndo baviziya hari kuzogeraho bagatandukana bavize kuzogera byenda nk'umutungo kugira ngo bagendane ndarebe ko baziganya barebe ko bokandira mu ma credit menshi birashika ariko kandi niba tugize account imwe ntibimbuza kugira ijambo rya mbere ufite debit card yawe mugabo y'umugore yiwe kandi bank ari imwe mwese kandi muhagira iki umwe credit undi credit cyo sigitangaza kuko nigiye kugira nk'ikintu cyangwa se credit y'umugore iri y'umugabo iri he ariko rero gutandukana subira mu buzima bwacu bwo muri Afrika ese ninde mugore mwabonye avuga ngo iriya famu cyangwa kiriya kibuga kiriya kiraro nico umugore kiriya kindi nacyo nico umugabo mwabonye hehe uriya murima n'uwo mugore uriya murima n'uwo mugabo iri kiriya gitungo ariyo henda ari nkoko ari iki iriya nzu niyo mudamu wa naka iriya nzu niyo umugabo wa naka nje sinentarabibona nimba tutaragize ubutunzi bwacu ngo tutandukanye umuvuga ngo iriya famu niyo umugore irimo nk'imirongo irimo nk'amagana cyangwa iriya pariseri niyo umugore yaragendaga ko hari umugabo atazakora ariko bikitirwa umugabo cyangwa bikitirwa umugore ariko bose bari hamwe aho kera byabaye ngo kanakanje iwacu umwana ngo izirawe kubiri izibiko kubiri ejo ndihombesha ngo tuzogera account abiri amabanki abiri ngo banki yawe umugore nge kontorera ijana ku ijana iyo uzamete ko kunyijirira mu buzima urakora byanka kora byanje ukora shifite akora shifite yanje ibikizambike byanje byenda hari usange account y'umugore niyo yaremereye cyangwa imugani yaremereye mu mwanya twabiki habiri imikagira imbaga ntago byoresha byose ntabo tomya kujere twese burya hari mutungo wanje hari gihe ngwiziga makubera umugore uwo mugore gihe kubera njewe ariko rero muri twembi no tubitse kubiri February mwizo garagara kudashobora kumwe kuzaboneka ubu umugabo umwe buzaboneka ahari umugabo bwanje bwafukoga nawe ahari umugabo umugore bwafukoga nanje ariko rero kyo dutandukanije account umwe azagira iremereye undi agire yoroshe umwe azaba wo gusestagura umutungo afasha biwabo uvuze wese ntage umugore ejo yubaka inzu umugore ejo agura inka muri Afrika wumve mwimba murabonetse bati afite ifamu y'inka niyo mugore nicagereza bishikiriya ugasanga umugore yakine kuba hiwe kitwobana ntacyo mariye niki ni bwa butunzi hawe nasumije umugabo kandi burya ufite ubutunzi mu ufite ijambo nimba n'icyo gukora nijo ufite ijambo wowe ceceka wese abutikimi ntacyo wimare ntacyo ushoboye rero nkibira ngo impamvu account abiri ni meza ndayumva ariko kandi ntabwo ari meza cyane ntabwo yujuje ubuziranenge bwose kubera kuko ejo kuri kose umwazazamuka somze ubundi kandi umuntu azamutse ugenda unaremere mu bitekerezo je nkibwira ngo izo bazina amenyagira abantu nukurekera hamwe tukareberana tukaje inama nimba tugiye kwikoresha account yacu uyu kwezi kuno cyumweru twahembwe kuno kwezi twahembwe twicare hasi tumenye icyo dukora turakora iki turafasha kwanaka nimba ari wabo umugore turabafasha nimba ari wa mugabo turafasha kuko abagabo benshi bakunda gufasha iwabo kankubwire buriya bwato buri mu nyanja kenshi iyo babasoza ubwato bakoresha ingambo zombi impande iburyo n'ibumoso iyo bakoresheje ibumoso gusa ubwato bugenda uhande rumwe wakoresha iburyo gusa buzabuzunguruka ntabuza rugira icyo uzutinterwa rufite aho kwambika isuzambukira rero iyo twagiye dukoresha gusa mu rugo ngo butunzi ni wabo mugore gusa iwo mugabo tuko hata kugenda tuzunguruka kugenda tugenda uruhande rumwe
iyo duha tugenda w'umugabo gusa ariko muje hamwe muje inama yego ntibyoresha byose ngo bahamagaye ndose hamwe ariko nanone iyo byagiye mu muco umugore aranyurwa iyo byagiye waba umugabo umugore aranyurwa kuko mwaganiriye mwabitegekeye iyo byagiye waba umugore umugabo aranyurwa ariko ejo amakaunti nabiri ejo nyicaye hano nijo kumva ngo umugore wanje yujurisha biwabo inzu muri Afrika Kigali ngo inzu mutaminwa kabisa nibe yandi usanga ni inzu izambirwa n'abandi ati wobona inzu umugore yohereje yujurisha biwabo umusaza we cyangwa se nyine cyangwa se nise cyangwa se indi muryango kera ko kantu na kantu nta ndubakira biwacu bacyari mu Nyakatsi bacyari mu giturage bacyari epfo mu giturage ariko abiwabo yabazamuye papa na mama irabuze banje ngo sito twabyaye habyaye nyiranaka habyaye kwa naka iwabo umukobwa rero kandi iyo nzamuye wacu kubera account yanje umugore ntazamuri wabo umugore ngo se naje yarabyaye muhabyaye naka uko nuko ariko twabazamuye bose hamwe bose akaje bose hamwe ni ijana nziza bigira isuku biraberewe na mata abyaye amavuta ako kantu pastor nukuri rero pastor tubwiye ijambo ryiza akantu ko guhuza account na akantu wenda abantu benshi badasobanukiwe ariko ndakeka nashidikanya ko ku bantu bose bari kutureba cyangwa se bakurikiye kino kiganiro nzi yuko ari uramutse uri umuntu uhura na kino kibazo urumva rero inama pastor yaziduhaye kandi atubwije ukuri pe atubwije ukuri kandi ni ikintu cyumvikana kandi cyane kabisa kuko hari aho twashyize account ntagiye umugore adafite account we nagira icyo aje gukora ngo aje inama n'umugabo amubwiye ati inshuti yanjye nkene ko dukora ibi nibi kuko umugabo ntazi ubutunzi afite iyo kera mbisi ukwanje korera ukwanje uko biri kose bizatinda bitebuke uzokorera kwawe ntabwo uzazuhorungisha inama kuko iyo umugabo ashitse si faranga zageye sorry nije bazikoresheje nageze ku nuko nazohereje nabageze yansawa nuko nabonye zagiye ariko rero iyo umugore afite account yiwe arakora simbimenye sizi umutungo afite nawe ntazo wanje kwa kose uzaza kuzana ikibazo kandi kwa kundi satani kene gutera yurira kandi watu basanga ni salama na amahoro nta kibazo iki cyatwishe nuko tuwangonta ikibazo twagonta kibazo kutamenya kufite ikibazo nico kibazo kudatahura ko ufite ikibazo nico kibazo iyo twose ngo nta kibazo kera kwa ntabitahuye ahubwo nico kibazo rero tukibira ngo iyi account zibiri ni ziza ndabyumva kuba bikora bikunze cyangwa se barabitekereje ariko je mu buzima ndabona bigoye ntagiye umugore mudoje inama n'umugore kuko tuzi umutungo yinjije tuzi hasohora tuzi ko abitse kuko atamuje inama aho muri akenda banke zibiri umwe ba muri Bank of America nico gitangaza umugore mukabana mu mwembi akitirwa uyu mugore ariko nawe uyirimo ufite debit card yayo undi akaba byenda sinzi mbari muri 50 side ugasanga uri mugore umugabo yirimwo umugore afite debit card yayo muraziranye hose kwa konde bamuzi uko umutungo umeze kabasaba ko cyo bahesha amahoro muzamugira umutungo umwe mujinama burya Imana ntabwo yavuze ngo umugore ngo ni igikoresho gusa nk'umuja nk'imbata aho baguhaye umugore kumujanama nawe ntaguhaye umugabo gusa kikintu kiri aho ngaho gusa oya yaguhaye umugabo mujinama gutekereza nawe kamutekereza umugabo ibitekerezo mwese mugira ibitekerezo bimwe ubundi buringanire n'ibite imitekerezo imwe nukujinama imwe n'ugice mukora gihuje ntawe batundi ntawe utoteza undi ntawe ufindagaza undi ntawe mbese wicara hejuru y'uwundi pastor wakoze cyane kabisa kuri kino gisubizo duhaye ni igisubizo cyane kandi cyiza cyane kidushimishije nanone hano dufite kandi kabazo urareba umugabo afite umugore none umugabo afite umugore bakoze divorce niba bakoze divorce b'abantu babiri ishusho yabo bazagaragara muri societe cyangwa se muri community cyangwa se mu muryango muri rusange wa kimuntu ni iyihe shusho bazagaragaza bari abantu baramutse bagize kira kibazo cyo gutandukana ndibira ko kwishusho bazagaragaza ni ishitwa kunanirwa kutizerana kudakundana kubalashe mbese kuva ku masezerano guhemuka ni kacyo twobona kuko ishusho ya mbere mbi birashika kuko uriya mugabo ije kubona yo giti cyanje rero nakwiriye nta kintu na kimwe twomuhereza ngo atuje imbere utarabashe kwihangana ubu rwiwe tiyo kwihangana ibyacu utaraba mwizerwa mu byiwe titwomuhereza ubutunzi bwacu ngo dufatikanye koperative nimwe ngo tumwizere ntiyo manager ikintu runaka ngo tumwizere urumva kuko cyatumye asenyura ubu cyamunanije azatunaniza
uriya mugore nawe ncyatumye ananirwa ntiyihangane. Hari ijambo z'abacu umugani sinzi nimba ari mwiza ari mubi, ngo ntazi ikibwa amahembe adafite ikizira. Ntazi ikibwa amahembe, burya gucinka amahembe ninka yica n'ikicumita izindi. Icumita izindi bakayica amahembe kuko ufite amahembe mabi acumita izindi, ariko ifite aya mahembe nta gice atwara izindi, nta kibazo. Rero ni cya gihe uriya mugore wasenye, uriya mugabo wasenye, buriya afite icyazira, buriya afite ingeso mbi, kandi buriya twese n'abatagira ingeso yubakiyeho. Nta buryo buriya akagisa umugore agira mubakiyeho, wowe nyirakuru akazi uzi faiblesse yiwe urayihanganira. Kandi iyo tuza kwihangana no kuja mu ijuru uko bifite byo twihanganiye, muri hari usanga umugore ari umustaraba wahawe, ariyo ntambara wahawe. Izi ntambara twahunze ugasanga twarahuze duhungana amahoro, dufite amahoro, turatekanye, turatunze. Ariko twagize intambara mu rugo, kudahuza mu rugo, kera byerekanye iki? Kunanirwa. Rero iyo dutanye habonetse kera faiblesse, kunanirwa no gutsindwa. Cyo Satani bayishimiye nabatsinzwe. Icyo ngyo kandi umwanya dufite abana badushingira, yego birashika kuko ntawukurikiza umubyeyi wijana kujana, ariko kandi hari gihe abana umukobwa ashikiriya yashatswe ngo rero mushana ngo ari gisenye ko batanaga ngo kubaka. Kuvuga iryo jambo, umwana ashatswe mu ndi muryango, ariko niba mara yajya kubwira umwana, umugabo yajya kubwira umudamu we wese ngo ari gisenye ko ngo batanaga wo kubaka. Ire bari batanye uriya muhungu ubase nta kibazo afite, nabyo babone senge ntazi yapfuye. Umudamu ajya kumira ngo hari gisoyo nani wo kubaka irancuri kaza bitewe n'ababyeyi. Uriya muhungu abwira umukobwa akamubwira nyina ngo ari nyoko no kubaka wo kubaka. Uriya mukobwa akabwira mu akamubwira ise wese ngo ari gisoyo no kubaka, kuko avuga ngo imfizi y'intama gutendera nkase, gutendera no gutega izitega nkase. Kwa kundi kera yancuro ibihari n'abana bacu sinzi ko bakubaka neza, n'Imana bafasha gusa hari bagakizwa yo bagatahura aho mwaguriye, aho mwananiriwe, cyatumye musenge bahita rero bakakizima. Ariko habaye akabazo gatoya gusa kubadakishijwe, kubaze gucurirana. Nigo jambo rya mbere umuhungu acumita umukobwa ngo nyokorana ni wowe ubakaga. Nigo jambo rya mbere umukobwa udakishijwe acumita umuhungu wese gwisaranirwa wo kubaka. Naho rero naho ndibira kuko impamvu bizana isura mbi, bizana ishusho mbi mu bana bacu tuzaye, mu miryango duturanye, mu matorero dusengeramwo. Tugira ikibazo cyane kuba ngo kubera kuri mutatu yoboye, kubera kuri muntu haba imyanya yo gukora, kandi muzi ko yasenye yananiwe n'urugo. Ukuva kera yego nturi umupagani, tuzi ubukizwa bw'umuntu, kandi nitwakandi ngo umukizo cyangwa se ngo urakijijwe ngurizera, ariko kandi kwizera tukwebera mu bikorwa. Rero nizo tubwiye kuza twihanganirana kugira ngo tutazose bahanze, tubiga icyitegerezo mu bana bacu n'abaturanyi n'amatora tuyoboye. Nukuri pastor urakoze cyane, ahubwo biri gusa nk'ibihura n'ikibazo mfite nanone cya kabiri, ariko ndanakikubaza, nta mpamvu yatuma ntakikubaza. Mu by'ukuri kari akantu ko gutuma umuryango w'ababyeyi utandukana ni ikintu kibi cyane kabisa, kuko kiragenda kigakurikirana no ku mwana. None n'ubundi ndasa nkaho nankikubaza kino kibazo, nubwo bisa nkaho ukinsubije, n'ubundi ndabaza kukikubaza. Kino kibazo kiravuga kiti, ese ni izihe ngaruka abana bagira iyo umuryango usenyutse hagati y'umubyeyi y'ababyeyi bombi bagatandukana? Bari abana ni izihe ngaruka bagira ku buzima bwabo bwose? Ijambo rya mbere, iyo abana ababyeyi batandukanye, abana ntibagira babarizwa. Abana ntibaba kwa nyina, abana ntibaba kwa se. Bye ndise arubaka, nyina agashaka ahandi. Nimba kera ise yubatse, ise agashaka undi mugore ku rugero, nyina agashaka n'undi mugabo, ese bari abana babiri batatu umwe banga babyaranye. Uriya mwana naje kwa nyina arabagiye kurerwa na se tariwe. Ise arahari aho agiye kurerwa na se wundi, cyangwa agiye kurerwa n'umugabo wa nyina, sise n'umugabo wa nyina. Rero mu gihe uriya mwana agiye kurerwa n'umugabo wa nyina, ahari umugabo wa nyina ntazamwishimira 100%. Ntazamwishimira 100%, ntazamwishiramo ko umwana we yabyaye. Ndetse hari gihe uriya mwana rero koko yakoze kimwe n'uwiwe, abwira umugore ngo uyu mwana wawe, uyu mwana wawe nko kumbira ati uyu mwana batarava muri wose tuzoturana nawe, tituzubakana nawe. Uriya mwana nawe yagira ngo akore, akabwira nyina ngo uyu mugabo wawe, uyu mugabo wawe, uyu mugabo wawe, uyu mugabo wawe. Urumva kera nta mwana wabwira nyina ngo uyu mugabo wahavuga isi, azavuga ngo papa.
nta mwana nta mugabo uzenda gitondo ubwira umugore ngo uyu mwana wawe baramubyaranye n'umwana we uyu mwana wacu kandi amubwira ngo uyu mwana wawe ujya mutagira uburemere kuko ni uwabo bombi ariko bize ngo ni umwe cyo kandi ikibazo kandi umwana agiye kwasi nanone se niba rubatse afite undi mugore yashatse ugira kabiri nanone wa mugore adabwira umugabo ati uyu mwana wawe wa mugabo nawe kandi wa mwana abwire se ati uyu mugore wawe nk'ubwo ati se wirukanye mama bira ngo uzane umugore wawe uteye gutya ese no kandi wa mwana afite ubwenge akabona hari icise riri hari nyina icyatwisenge n'abatumvikana sitadira wa mugore wundi yashatse none yakoze ibirenze mugabo yaravuze ngo uzarukana umugore wango ngo yari yarakwima ngo ntagutekeye ngo nugashaka kujya kakwima niba utagutekeye unazo gutekereje akugiye kakwimiwe ni buri gihe rero nivyo ngivyo ukana umugore ngo ntahayahinga ngo ntiyagiye gukura ibyo yahinze mbese nugashaka nudahinga ibyo byose niki ni ibintu abana ijambo rya mbere barapondekana barerwa bupfubyi kandi bafite abavyeyi abana ntibige abana ntibakore n'ishema abana bagakura ari abantu bumubaro bagahinda bakuze nabi ubundi iyo tugiranye ibibazo umugore umugabo hapfa abana bwa mbere gupfa abana kandi gupondeka hane turi kumwe mu nzu tutumvikana abana kwa kundi afite ubwenge bati nyamara papa ari mukuri cyangwa mama ari mukuri kwa kundi ntabura bagamira kugera akavuga gito byenda kitabira sisi ari gito ntawe n'ubagito bwase ariko nano muri hamwe muzameda kubumba mukorera uko mu bigenza abana batahira buri mwana afite atahira umwese atara kwa nyirarume kwa sekuru abakwe baravuze ngo ngura kamenya umurya urakibuka inshuti yiba tuganje tuzungura kibuka inshuti niho kuvuga ngo kera bawagowe uyu muntu abango ndarega kwa sogokuru kwa muyomba kwande kwa data wacu ababize ngo barasenye kwa kundi kera uba wananiwe ariko iyo mwana afite iwabo azagenda kwa sekuru isanzwe kwa nyine isanzwe kwa saba n'ibisanzwe kuramukanye gusase ngo kwa masenge ibisanzwe zose ngo ndataha iwacu afite iwabo rero gutana k'umugore n'umugabo bituma nero gapfuzi bana gapondekana niba nagiye korerwa n'umugore wenyine imbaraga zerizo akabareze banga korerwa n'imbaraga imwe n'umukoko kumwe ariko ku mugore abana ntibiga abana ntibambara abana ntibagirisho ziza abana ntishima mu bandi abana ntako mu bandi hani gagenda n'abandi bana batangira kuganira kumva afite complexe hohera abandi ifunwe yo kuvuga ngo aha nije bavuga kuko ikirico acyandwa saka mu bandi niyo mpamvu rero abana babimfubuze kandi bagifite abavyeyi umuntu abaye imfubuze umuntu ntamahoro afite mbese abana bura amahoro gose ya kandi ubundi kandi titubitsinda hari ngo nyinshi nkakeri wacu tugituye kesha abakobwa ntibadakunda gushaka wabo cyangwa ngo bashake kuvuga ngo umwana w'imfura ngo baje mu rugo rw'imfura ngo naje gusaba umugeni urashingira ndi umwana guti umwana buraga hasaba umugeni handi mu zindi mfura bitewe nuko ntabavye afite ntibubatse kubera ikibazo cya sere nyina bahakimuziza umukobwa bakabwira umuhungu ntutogana muri rugo nta rugo ruhari ariko ubundi urugo rutahwa nurufite amahoro surufite inka surufite imodoka n'urugo rufite amahoro burya amahoro nibwo butunzi bwa mbere nibwo butuma burya n'abakera gusaba abageni yarebaga inshusho ntiyarebaga amashuri yarebaga mu mwiza w'urugo akaba yaramuswa ubu ngubu tureba ishuri tureba ishusho nashaka abaza yibaza akora iki yifite amafaranga nashaka n'ikimwe igicumba kabisubona wapi nashaka abazahwera buri munsi afite ifaranga ziwe yamara gushikira azafaranga zashira ugasanga ni ikibazo ariko nyamara urugo rw'ababyeyi bubatse rwaragenderwaga bigatuma umuhungu abona umugeni bitamugo hani bari umukene urugo rufite amahoro nta kibazo kabisa barushira kuko ubundi bashingiraga umuco ntibashingiraga umuntu ntibashingiraga umuntu ahubwo bashingiraga umuco no kuvuga ngo uriya mugabo ugiye kujyana umukobwa wacu cyangwa se uriya muntu tugiye guha umwana wacu imico ye ni yihe iwabo bate iwabo mbese amakuru y'iwabo ameze ati nokuri urakoze cyane pastor kandi utubwiye ijambo ryiza cyane kandi rishimishije ariko nanone tukaba dukeneye kugira ngo uduhereze akantu bita inama ku rubyiruko rw'abantu bashakanye vuba cyangwa se n'abantu bakuru nanone bafite ingo muri Amerika cyangwa se kwisi yose muri rusange utubwira inama ni uwuhe muti twakoresha cyangwa se niriye banga twabasha gukoresha kugira ngo tuzabashe kugira urugo rwiza wenda
tugerageze no kugira mu kirenge mu cyanya. Inama nziza nyabagira ni cyo nanjye mfite urugo rwanje. Ubu rugo ijambo rya mbere mu rugo, inama ya mikinsa gisaba mu rugo twavuze ni iki cyitwa kwizerana. Buryo umuntu atakizera uwundi biba byapfuye. Buryo umuntu cyitwa icyizere, ngo naka ntakirwa icyizere ubwo ari kimwe umuntu upfuye. Buryo umuntu ubukristo bwa mbere, ubunyangamugayo bwa mbere, ubufura bwa mbere, handi data budasenga, ariko ufura bwa mbere ni ukubukigirwa icyizere. Umugore ukagira umugabo icyizere, umugabo akagira umugore icyizere. Icyo ngiyo kandi mwamaye kugizo ntambwe nandi twavuze akabiki ijambo bivuga ngo ndagukunda iza yororosa ibintu byose, yorosa amafuti yose, yorosa umuga bwose, ikiza indwara zose, nta kintu kiza kirenga hejuru ndagukunda. Uvugisha umutima ukunze atabigajya gukururimi ndagukunda. Ijambo ngiyo kandi ijambo gitwa ngo asandi, wakoze. Burya nimbara ko umugore hashe mu isoko nateke mugabo ngo wakoze. Nimbara ari umwenda byenda umugore abonye mwiza mu isoko abonye t-shirt yobera umugabo wanje akayiza mugabo oh thank you. Icyacha dusomera thank you. Wakoze mugabo we. Ni mugabo akaza umugore wakoze. Akantu kose yabaye wakoze, asandi wakoze, urakoze ugize neza, na kantu kerekana gushima. Icyo ngiyo kandi ni jambo twavuze ko ngo mbabarira. Umugabo ataratahora kubwira umugore ngo nije wakosha imbabarira. Umuntu ngabone ubumuga bwe. Buri icyatumye Eva na Adamu bagira ikibazo mu ngobyi, niho byanahereye no munsi Adamu abwira Imana ngo ni wa mugore wampaye. Adamu ntemera icyaha. Wa mugore nawe aho ati yemi nakoze gitangaza ngo ni inzoka. Ntago yemeye icyaha. Nta muntu wemera icyaha. Rero icyo yabagira inama no kwemera icyaha. Wa mugore we emera icyaha. Nta ububwa abarundi baravuze ngo amaboko akoma amashi ntatemwa. Uko amashi nuko akimbabazi mbabarira agafuka mbabarira ngo ntago uzatema. Ko yabe n'umuntu ambara iteko mateko ku rugamba. Nkarwa naduye n'umwanzi. Iyo yaduye amanitse amaboko. Mu iteko rihaba ry'ibihugu rihamye. Ntabwo azaraswa. Ntabwo azayicwa. Iyo umuntu avuze ndaze ntambaraga mfite ndafukamye mbabarira. Ungenzi uko ushaka mbabarira. Baramfataga bakamuhana iyo ni imfunga bakahita babona imateko batanye ntiyicwaga. Buryo wishewe n'ura muntu kandi ni icyaha ku rugero. Iyo muri kurugamba murasana isawa ariko umuntu kiravuze ngo mbabarira. Ndaze umuntu atse imbabazi. Ntacyo yatwarwaga, ntacyo yatwarwa abayatse imbabazi burya aba yavuze sindana niyo mbabarira. Rero tukavuga ngo nta cyaha corenga imbabazi. Nimba umugabo wasanze wagenze ukundi hari wahuye n'umugabo n'undi mugabo yewe mbabarira nakunyuze inyuma byashitse mbabarira. So kuvuga ngo inti tubana ukera oya kera ngo mbabarira me icyaha byarangiye. Wa mugore we wamye ko umugabo yasotse yagiye ahandi arenze ibigo yagiye ahandi. Yarenze ubwo yagiye ahandi ariko umugabo yaravuze ngo ibi byashitse mbabarira. N'umubiri wanshutse. Zambabazi umva ko atse mbabazi mbabarira. Rero nta kindi kintu ni ikintu cyitwa kwizerana, cyitwa ndagukunda, cyitwa asandi cyangwa urakoze, ikintu cyitwa mbabarira. Ngizi nkingi zigize urugo, ngizi ifatiro z'urugo, ngici gisenge gisakaye urugo kugira ngo zitava nicyo kintu gisakaye. Rero nicyo kituzana amahoro, nicyo kineze ubutunzi, icyo mbabwira. Ubundi kandi baza bajinama kabisa bino bintu by'amafaranga muri Amerika yo bizatuma ingo nyinshi senyuka. Kuko amafaranga nicyo bivuga ngo nta kindi kintu kwisigira mu buzima n'amafaranga.